uzaza unsure ku kazi wagejejwe n'iki ko basaba diplome y'umuntu adepoza ko basaba nabuzi wa mugore uwe mugore mazina yitwa nde mazina y'ababyeyi bihaje bitwa Kayitani mama we witwa Speciosa. Okay. Uye mwigore reka tubanze tuvugane banze mvugane nawe Nese watari kuma amazi kubira amazi uretse gatoshi numvise mumamagaye yego harya ababyeyi bawe harya bitonde ababyeyi banjye umwe mama wawe yitwa nde Speciosa papa wawe wanjye yitwa Kayitani. Okay. Umva Deo numva ngo amagaye gusanga tuvugane mbawera umgize ukuri usko naraye nasinziriye naraye mbitekerezaho ejo numvaga ndashaka no kukuvugisha ko numva gutima nje utaratuza mbawera umgize ukuri ari amazina wavuze wayakuye hehe uzi ko umugabo wanjye yabimbashije neza bikancaga mbura amazina mvuga yera amazina sumbaza ahantu yavuye bitageshiraho ngaho abaraguhamagaye ndavuga ati none karabaye aradufashe birarangiye singiye kumva numvura yavuze mbarungize ukuri byagenze gute umuntu ndashaka ngo umbwire ko ndumva umutima wanjye sinzi gusa wantunguye numi ahubwo vuga ngo reka tuve hangaho ugiye kumemba ari byo kuvuga ngo uratunguye se utunguye none umva nge ndarenze nge natangiye ntwara mvira umuteri zikiza urumva kubera ubucakura bwanjye ngiraho ntwara moto gusa wambwira ko nari none si byo bihuriyeho nuko ibyo ntekereje nanjye ubwanjye mpimbye bihura gute nawe nibyo uvuga umva ukuntu byagenze rero sibyo uribuka ko yaguhamagaye turi twicaye hangaha muri office urabyibuka ndabyibuka wibuke neza nzanga muri no company nakubwiye ngo nge ndafuha nabonye aguhamagaye ndagukurikira njya ku muryango wa ofisi numviriza ibintu murimo muraganira byose ngiye kumva numva ari kukubaza ngo harya ngo ise buriya mwana yitwa nde akubaza nande na nyina ari we mama ese byose uko yabivugaga mu mutwe genda mbiboroka urumva none ese naho wabikuye waratwumvirizaga nabumvirizaga byose byo mwavugaga ahubwo buretse ngo bwire arege reka nkubwire umuntu natekereje nibajije ibintu bikuye hehe nifite ubwoba ndamubwira reka ajye kumuhamagara reka ajye kunywa amazi reka aranga ngaho basambwira uramemba iki urabona ndakurokoye kandi nanjye ndi okoye kwaragufuha ko uravamo siko babimbwira naho bigeze sheri banza umbwire uramemba iki ubwo ntutamemba nje ntabwo nzongera kugufuira kandi ninagufuira bazagufata agenda bose iyo utabimenya wowe bari kugufata nge bashaka kunyirukana ndabyumva ariko wowe bashaka kugira ute kwirukana mu rugo wabuhombye cyane ninde ni wowe ubwo rero nge ikintu nshaka uyu munsi ni ukuri umbabarire unshimishe niko bimeze uranshimisha ntabwo unshimisha ibyo byo ntibisanzwe ni ibisanzwe ariko uyu munsi ushiraho akarusho sibyo gusa ndacyari gutekereza ahantu bikuye kandi ikindi sheri reka nkubwire njye ntakubeshya uriya mugabo wawe nubwo mwasezeranye njye ndagufuira cyane pe ariko nanone ntukajye ukadehego nubwo uyu munsi ibi byaturokoye ariko ntabwo ari byiza ntuzongere ujye ko ari umugabo wanjye gusa niba turi kuganira n'andi mabanga ngo uyumve umva
ahubwo hari n'ikindi gihe nshaka gukora ndashaka ko nava muri iriya geto nkaza kuba iwawe niko bimeze kabisa kuko ngewe niyo ndyamye mu rugo muri geto mba ntekereza ibintu uri gukora wowe n'umugabo wawe oya ntukaregere niko bimeze oya umva kubera ko azi ko ngewe uri mushiki wanjye biroroshye kuba nagira ute wamubwira nkaza nkaba n'iwanyu kandi birashoboka sheri ni ukuri mbabarira kuba nkubona aha ngaha ku kazi ntabwo bihagije ndashaka no kujya nkubona wari ukora no mu kazi kwihangana biba byakunaniye ariko ibaze ijoro ryose nkanuye ndi gutekereza wowe n'umugabo wawe ibyo muri gukora njye ntabwo mbishaka ndashaka no kuza nkaba ahantu tuye mu nzu kandi tukaba mu nzu wowe genda ubigezeho umugabo sibyo umugabo wanjye ntacyo namusanga kinyine aho ikibazo mfite ni ikihe nahangaha mu kazi ibaze n'ukuntu utwumviriza namamagaye muri ofisi yiwe noneho waje iwanjye mu rugo byagenda gute nzakora uko nshoboye kose urumva ahubwo uretse nkubwire njyewe n'ubu ndacyafite ikibazo ntabwo namenya gukora amataburo tugenda unyereke Faustin ni karibu rero ni karibu mu biro anyemeje deo anyemeje kabisa hari icyo se nigeze niharaho numvaga umbeshya ubuse mashini wamenye kuyikoresha musaza umva wapi ntibiraza neza pe muri make umugore araza akakwerekera ngo cyakora urabona reba nk'ahangaha kamwereke n'ikintu kirimo kirangora urabona ibintu byo gukora amataburo ntabwo nabimenya neza kandi ntushobora gukora mu biro utabizi urumva ubwo uzabimenya se basi ubu boss urumva azi ko ndenze cyane ntabwo azi ko nahoze ndi umumotari ubazi ko wize za kaminuza azi ko ndenze azi ko nize muri Kongo ahantu bita Kinshasa urabeshya mana yakubaje nk'igifaransa umubwira ngo ikimana igifaransa ntacyo azazi icyongereza gusa azi icyongereza muri make ushaka umucanga ushyiramo n'agaswahili iyo ashaka kuzana ibintu byinshi mukubitiramo igiswahili cyahari igoma yazana ibintu byinshi nkaba nkubisemo akaba azi uko ushyize mu gifaransa natoye hari hafi za Nyamirambo urumva musa akaba ati uyu yarize shaka yakubitamo icyongereza nkazimira neza gatarumva neza umva ubazi ko nizi Kinshasa naramubwiye nti kubera ibintu by'intambara byaje nyine nkiri kwiga nari natangiye masters nari natangiye masters intambara ije basi ubu se nakubwira ati reka ngo usubize kwiga uzabigenza ute nguhe buruse uzabigenza nawe warasaze ndetse buruse uyu umuntu ku ngufu ubazamfata hari igihe kampani ifata abakozi igashaka kubongera ubumenyi kumva ikabaha amaburuse yo kujya kwiga za masters umva se niba azi ko urumva naje university urumva akazi ko nari natangiye masters buruse yabama ni keretse ari njye wimwisabiye aho kumva urabona hara birabiro hariya nyine iriya office ni nyine ni y'umugore we nyine akaba n'umugore wanjye ni y'umugore wanjye muri make iyo mvuze ngo ni y'umugore w'abandi bakoye waramwigabije man ureke ibyo bigambo byawe kugira ibigambo aramutse akumvirije noneho umva target mfite rero urabona iyi ndashaka izi mashini urumva harya computer igura ngahe mwaka computer mperuka nk'ibihumbi magana iri muri magana hano urabona hano hari office hari n'indirimo hariya ni ya boss hano hari mashini zijya nko muri 6 uwo si umutungo wakuramo ikibanza cyangwa inzu yes harimo flat urumva flat se nigeze muri za magana nawe muri magana fata iyi nzu nayo niyi inzu ntiyajya munsi ya miliyoni ni yabo iyi ntiyajya munsi ya miliyoni 60 ubutaki nkuko nabikubwiye
ukwezi kumwe cyangwa reka amezi abiri imitungo yose yari imaze kuba iyanjye. Niko bimeze saza ko numva nteye ubwoba koko. kuba bwikize wowe ushobora kuba ati Deo ni wize ariko ufite ubwenge. Nubwo iwanyu si ubwo bwenge mani. Oya nubwo iwanyu nubwo iwanyu urunga sheri bamwita Faustin inshuti yanjye. uyu nguyu ni wawe nigeze kukubwira umwe wigeze kumfasha akaneza moto ntabwo umwibuka. umwe nyine wigeze kumpa moto nkajya muverisa make cyane. uyu ni uyu rero ni inshuti yanjye. ndamwibutse n'ibyo. Faustin uyu nguyu niwe nyine nakubwiraga umugore wanjye. Shani mwiza pe. Si mwiza se? Mwiza rwose. ubwo ntabwo yisondetse kabisa. ntabwo nisondetse. sheri ndaje mbwira akantu. Bishobora kumenya Faustin. Natwe nuko turabishimiye. ubwo nyine uzagende urumva ntuzavuye ngo nakubeshye nzi ko mbeshya rwose. ntibazaga se umutipe yanze akazi kiyanze gutwara moto koko ubu ni ukubera iki? oya nari ndambiwe biriya bintu ariko uzi iriya mbeho ya saa 9 z'ijoro mwana. nyine twebwe tuzaguma tubinambemo none se ko ari icyo kariyo mashuri ariko uretse nkubwire harya wize amashuri angahe? njyewe nagarukiye mu wa mbere segonderi. mu wa mbere segonderi. njye ndaza kubiganiraho sibyo n'umugore wanjye urumva uzi ukore nawe mu biro. yabyemera se mani? atabyemera se njye muyobozi wanyu. icyo kugira inshuti biberaho ni njye nyiri kampani. nicyo kugira inshuti biberaho. gushimira umwami Imana kujya ubana natwe, uza kuturinda kandi uturindira bizinesi, uturindira ibyo dukora, jya ubana n'urugo rwanjye undugirira neza. ndagushimira Imana w'Imana nzima, ureke ubuntu bwawe gukora no gukomera kwawe umeze kubana natwe. urinda bizinesi yanjye, undindira urugo, undindira umudamu. data wa twese uri mu ijuru ukomeze kutwitaho no kubana natwe, dufate ntuturi kure icyubahiro kibi cyawe. uyu munsi wa none ngushyize amaboko yawe kugira ngo ube utuyobora. ngeze n'igeze urakoze ugize neza. haleluya. Mana urera, Mana urakiranuka, Mana uri hejuru ya byose, Mana ugira neza. nguhaye ikaze muri bino biro, nguhaye ikaze mu biro byose biri hano, nguhaye ikaze mu bakozi, nguhaye ikaze Mwami Imana kugira ngo ubane natwe kandi tugirire neza. icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose urakoze. Amen. Yes. Kaze nohereza umuntu agufate ku munara neza. Yego sawa. Boss natwe se mwibutse kudusengera. Ni ngombwa. Bite se? Ni sawa. Akazi karagenda. Akazi karagenda ngira ngo nawe urabibona ko akazi kagenda neza. Okay. Kandi nanjye maze kumenyera. Ahubwo hari ikintu nshaka kutuganira. Bitewe n'umusaruro ndi gutanga muri company, hari ikintu natekereje kandi maze kugitekerezaho igihe kirekire. Natekereje ko naza nkakwegera nkakubwira ukanyongera umushahara. Naona natumika vizuri kabisa. Nubwo bwa mbere numvise umukozi asabwa kwengezwa. Ntabwo bisanzwe ko umukozi yisabira kongezwa. Umukoresha iyo abona umukozi akora neza ahitamo kumwongeza. Ubwiwe n'ikize gutanga umusaruro. None se boss, natanga umusaruro uba warabimbwiye. Warabimbwiye buriya kubera ko systeme wizemo
bitandukanye cyane n'ibyo dukora. Kiriya gihe cya mbere cyari cyo kumenyera, kugira ngo umenyere business, umenyere uko dukora, umenyere imikorere yacu. Yego, nabyo ndabiteganya ko ushobora kongezwa mu gihe nyine biri ngombwa, dushingiye ku musaruro utanga nk'uko bivuga, kuko we ntabwo wamenya ngo umusaruro utanga ntabwo uwuzi. Ikibazo urabona ntabwo namenyera mu Rwanda, n'ahantu mba nalipa franga mingi kabisa. Franga ni mingi sana, nishyura amafaranga menshi ku nzu, amafaranga mumemba hano ntacyo pe amarira. Niyo mpamvu tuzabyigaho n'abadamu turebe ko bishoboka, ariko icyo tugusaba wowe gusa ni gukora neza, ugakorana umurava, mbese ugatanga umusaruro nyine ku buryo bufatika. Kugeza uyu munsi ntabwo wowe wakagombye kumenya neza ko utanga umusaruro, kereka ubibwe ubona umusaruro niwo gushima, avuga ati byanze bikunze ndabona kutanga umusaruro. Urumva? Ikindi kandi murabona ko turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye by'indwara zatatse hirya no hino. Mujye mubasha kwirinda, turabikora. Mujye mwirinda, mukaraba intoki n'isabune n'amazi meza. Mwirinde kugira ngo bakomeza kwanduza ibitekerezo mwanduje ikigo cyacu, byaba ari ikibazo. Urabona njyewe ntuye hano inyuma y'iyi ofisi, njyewe mva mu rugo nta muntu nsuzi, kandi njye mfite na alcool nawe vizuri kabisa. Ndabyumva, ariko uba wakoze ahantu henshi, ushobora gukora kuri puwanye porotayi winjira, hari abandi bantu bayikozeho. Nibyo mvuga rero, nibyo ndatekereza ari ibyo. Sasa ejo bundi wankoreye evaluation, wambonye gute ndi gukora gute boss? Buriya nari ntibirimo ntishaka kumenya, gusa uracyafitemo ikibazo. Uracyafitemo ikibazo mu mikorere yawe, uracyafitemo ikibazo mu byo ukora, uracyafitemo ikibazo. Rero uragomba gukosora ikibazo cyose waba ufite mu bijyanye n'imitegurire ya raporo. Ntabwo bizi neza, ntabwo byari byasobanuka neza. Urabona systeme anglophone, il est very difficile